nakuzaniye ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kumenya mbere y'uko ujya mu kizamini cya sirikirasiyo. Icya mbere, kumenya kwangaja no gupangura vitensi. Icya kabiri, kumenya igihe vitensi zigiramo n'igihe ziviramo. Icya gatatu, gukoresha vola yawe neza. Ukongeraho aka kane k'ingenzi ko kumenya gukoresha pedale z'imodoka yawe neza. Iyo tugeze ku modoka, ukingura urugi, ukinjiramo, ukicaramo, ugakinga urugi. Mbere yo kwatsa imodoka, urabanza ukigeza intebe imbere, ukanayegura, ukabona kwambara sentire neza. Iyo umaze kwambara sentire neza, nibwo uba ugiye gutangira. Ntabwo duhita dukandagira umuriro cyangwa ngo dukandagire feri, ahubwo dukandagira amburiyaje na feri, ukabona gutangira. Nta muntu watsa imodoka yabanje kumanura feri yawe, ahubwo urabanza ukatsa imodoka ukabona kumanura feri yawe. Ya gatatu turekura umuriro, tukamanura amburiyaje, tukazamuka imbere turinganije, tukava kuri amburiyaje tugashyiraho akariro, turekura umuriro, tukamanura amburiyaje cyane hasi, tukamanuka turinganije na gatatu hasi, tukava kuri amburiyaje, tugafata akariro, tukazamuka gahoro, ugatambika cyane ukajya imbere, ukomeza ibintu vitensi ya nyuma, ukavana ikirenge kuri amburiyaje, ugaruka akariro buhoro. Iyo bibaye ngombwa ko tugiye guhagarara, tukangura za vitensi, tugashyira mu gihe cyo gushyira ku ruhande, tugashyira hasi amburiyaje, tukagaruka kane, tugasubira gatatu, tukagaruka kabiri, tukagaruka rimwe, tugasatira ku ruhande, tugahagarara, tugakuramo cya kintu cyo gushyira ku ruhande, tugashyiramo icyo guhagarara nabwo ko duhagaze mu muhanda, tugashyiramo tukavamo, tukazamura feri yamo, tugakuraho ibirenge. Ubwo muri make tuba tugezeho igipimo cya esanse ubu ngubu, sibyo? Iki ngiki ahangaha muri iyo urushinge rurimo hano esanse bashijemo, iyo ruri ahangaha iba ari muri kimwe cya kabiri, iyo ruri hano kuri F esanse bayuzuye. Nyine ibyo bavuga ngo imodoka iri full. Ahangaha iki gipimo, iyo tugiye guhaguruka muri vitensi ya mbere, urushinge ruri muri 0. Iyo twihuse kugira ngo dushyiremo kabiri rugera muri 20. Iyo twihuse kugira ngo dushyiremo gatatu rurengaho rukagera muri kano gakona, kagakona ni nka 30. Iyo twihuse kugira ngo dushyiremo kane, byibuze urushinge rwe umuvuduko wenda kugera kuri 40. Iyo dushaka gushyiramo gatanu, umuvuduko urenga 40 aba ari nka 45. Byibuze ugashyira vitensi ya gatanu, imodoka yihuta. Ntabwo waba uri muri 20 ngo uhite ushyiramo vitensi ya gatanu, imodoka ihita izima, kuko vitensi ziba zabaye nyinshi birenze umuvuduko imodoka iri kugenderaho. Iki gipimo ni cy'ubushyuhe. Iyo urushinge rurimo hano, imodoka nta kibazo bifite. Iyo ruri muri C hasi, nta kibazo bifite. Ariko iyo ruri hano hejuru muri H, imodoka iba yashyushye, ishobora no kuguhiraho. Ni hahandi ushobora guhagarara ku ruhande, ukazamura kapo, ukareba niba radiateur umufuniko utawutaye, imodoka ikaba yashyushye cyangwa kongeramo amazi. Iki gipimo cyonyine ni cy'ubushyuhe, nicyo kikwereka ko imodoka ishobora kugira ikibazo cyo gushya. Hari abantu imodoka rero zihiraho batigeze babyitaho, urushinge rugeze hano mu mutuku, imodoka irashyuha cyane, ishobora no kuzima mbere. Iyo izimye mbere aba ari amahirwe, iyo itazimye ni hahandi nyine wumva imodoka zishobora no kwaka. Iyo iri muri 0, hano haba harimo vitensi ya mbere, hano tugashyiramo kabiri, tugashyiramo gatatu, igejeje kuri 40, hano dushyiramo kane, ahangaha dushyiramo vitensi ya gatanu. Iyo
ushaka kuzipangura uko umuvuduko ugenda ugabanyuka niko ugabanya vitensi. Agaruka kane. Ahangaha rero twari turi gukora sirikirasiyo, nari kwereka uburyo umunyeshuri ashobora kwangaja vitensi, igihe ashobora kwangaja vitensi n'igihe ashobora kuyikuraho, n'icyo ashobora kugenderaho yangaja vitensi. Twari turi gukora sirikirasiyo. Iyi sirikirasiyo ndakeka ari nziza cyane ku munyeshuri uri gutangira kwiga imodoka, ndabizi bizamuryohera. Kurikire Jackson. Njya kabiri kuko tujya kabiri uzajya berekana kuri vitensi. Zagishyiraho ubwo n'intoki. Kabiri. Zamura hejuru gake, zamura.